dutangiranye n'umwana w'umukobwa hano arimo arifotoza, yambaye ubusa nimba murebye neza yambaye ubusa, afite telefone nziza hano arimo arifotora, arimo arafata amafoto y'ubwambure bwe, ese yaba agiye kuyohereza he? Ako kanya yahise atangira kuvuga ati Siri aya mafoto yanyoherereze kuri sheri wanjye, akibivuga yaritsamuye, gusa mu kwitsamura ntabwo yigeze arangiza kuvuga izina rya sheri we kugira ngo telefone yiwe ibashe kuyohereza. Ako kanya yahise yumva ko ashobora kuba akoze ikosa, yahise abwira Siri ati Siri rekera kohereza ayo mafoto. Ako kanya akirebaho yakanze muri telefone, arebye neza asanga amafoto ayoherereje bosi we, yatangiye kuyasiba, ariko mu kuyasiba bosi we yari yamajije kuyabona n'ubundi nta kintu biri bumare. Umukobwa yariruhukije aravuga ati Mana we, ibintu koko nkoze ni ibiki? Batwereka bukeye bwaho hahise haza umuntu hano arimo arakomanga, ese ari gukomanga kwande? Yarahagaze mo imbere hari uwamubwiye ati ndaje nkingure. Ako kanya arakinguye, kumbi ni wa mukobwa, aracyambaye na kwa kundi yari yambaye igihe yari arimo kwifata n'amafoto y'urukozasoni. Yarinjiye aramubwira ati bosi ese ni mwebwe? Undi ati yego, narinje mukobwa mwiza Isabelle, narinje kugira ngo nkubwire yuko nakunze amafoto wanyoherereje, nari nkuzaniye n'ururabyo rwiza cyane, kandi niteguye gukora buri kimwe cyose, niteguye gusiga umugore wanjye, niteguye kumuha divorce ariko tukabana. Umukobwa Isabelle arambwira ati oya bosi wabifashe nabi, iriya telefone yohereje amafoto ntabishaka, ahubwo genda. Umukobwa yahise akinga, akimara gukinga umubosi yararakaye cyane, ahita akubitamo uturinete, amaje kudukubitamo aravuga ati nta muntu ujya untera umugongo cyangwa se nta muntu ujya unyangira. Nuko yivugiye ijambo rimwe gusa. Ako kanya batwereka umukobwa Isabelle yaraje ku kazi, abaza secrétaire ati ese bosi arahari? Ndamubwira ati yego bosi arahari, ahubwo yavuze ngo uhite ugenda umwitabe muri ofisi ukihagera, ahubwo genda. Umukobwa yasize isakoshi aho ngaho agenda yirukanka kugira ngo ajye kwitaba bosi, kuko secrétaire niko yari amubwiye. Yarakomanze, bosi yari ari muri ofisi yicaye asa nkaho amutegereje, hari ibyo yari ari kunyuzamo amaso. Yaramubwiye ati ngaho icara. Isabelle aratangira ati bosi mwavuze yuko muri kunshaka, nari mbitabye ba nyakubahwa. Umubosi ati kumbi waruje, nta kibazo. Icya mbere mbanza kukubaza, ese ibyo nari nakubwiye gukora wabikoze? Ndamubwira ati yego bosi nari nabitunganyije, ahubwo najya kubikuzanira nimba nta kibazo. Umukobwa ataragira ahajya ati hoya buretse ibyo ngibyo si byo by'ingenzi cyane, ahubwo icy'ingenzi ni aya mafoto wampaye. Ese koko ntabwo washakaga kuyama? Reka kwiraza i Nyanza cyangwa se reka kwirengagiza, ndabizi neza ko washakaga kuyampereza. Umukobwa Isabelle ati oya bosi, nabwiye telefone yanjye ngo yohereze amafoto ku mukunzi wanjye, rero kubera yuko mufite amazina amwe byarangiye nitsamuye, kubw'amahirwe makeya amafoto birangira ari wowe ajeho, ariko ntabwo nayohereje mbishaka pe. Undi aramubwira ati okay, noneho buriya kugira ngo ibi byose bikemuke ni uko wakemera ibyo ngiye kukubwira, uzajya uza dukorane ibyo dukora ugende. Arangira aramubwira ati kandi nimba utabyemeye nabyo nta kibazo, ndafata aya mafoto nyashyire mu bakozi bose nyaboherereze, hanyuma nibirangira bajye birirwa bayareba ku masikirini yabo. Nyuma yaho icyo nzi cyo nzahita ntanga ikirego yuko utari umukozi mwiza, uba ushaka kuwushyira mu byaha no mu mafuti, nta kindi kintu ushoboye, cyane cyane ko n'akazi utagashoboye. Yambwira ati rero wowe ugomba kubitekerezaho Isabelle, ndabizi neza yuko wabikoze ubishaka, ahubwo ikintu ushaka kumenya ni kimwe, kubera iki wahise ubihakana? Kubera iki wabyanze? Nakubwiye ngo nasiga umugore wanjye, namuha divorce ariko tukabana njye nawe kuko ndagukunda.
Isabella yakomeje kumva ibyo bosi we amubwira. Isabella aramubwira ati oya bosi ntabwo ibyo bintu nabikora, njyewe no mu mwaka utaha mfite ubukwe n'umukunzi wanjye, rero ntabwo nakisha ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza ngo nje kubana nawe, uri bosi wanjye ndakubaha kandi nanjye nkora akazi kanjye neza, ibindi rero ushaka kunshyiraho ibyo simbizi, ari amafoto uzayakoresha icyo ushaka ariko njye sinzaba igikoresho cyawe, ndi umukozi wawe ariko sindi igikoresho cyawe. Umukobwa yaramuhakaniye, akimara kumuhakanira umubosi yahise amubwira ati ngaho sohoka ugende, sohoka ugende rwose. Isabella yarasohotse, ako kanya hahise haterana inama y'abayobozi, bahise baza muri kampani, nta kindi cyabaye bosi ndetse na Isabella nk'abantu bakorana, bosi yahise abakira, amaze kubakira Isabella niwe sekereteri kandi nawe ushinzwe gucunga umutungo wa kampani wose. Rero bahise batangira kubabwira ati hano turimo turagenda tubona amakonte menshi agenda acaho amafaranga kandi mu buryo butemewe, ari amafaranga ntabwo tuzi uburyo ari kwinjira muri iyi kampani yanyu n'uburyo ari gusohokamo, gusa turi kubona ko hari konte zimwe na zimwe mukoresha mu buryo butemewe kandi hari n'ibindi bintu byinshi twagiye tubona hano muri iyi kampani yanyu, rero twaje kugenzura kugira ngo turebe neza niba hari ibintu bitemewe muri kwinjiza ndetse muri no gukoresha amafaranga yanyu ya buri munsi, bya bindi nyine musanzwe muzi nk'uko Rwanda Revenue cyangwa se ibindi bigo runaka bishinzwe kugenzura imari mu gihugu biza bikagenzura bizinesi runaka mu makampani runaka. Aba rero nabo bari baje kugira ngo babagenzure barebe imikorere yabo ndetse n'amakonti bafite yuko akoreshwa mu buryo bwemewe. Bosi yahise avuga ati rero njyewe nta kindi kintu nababwira, hano hari umukobwa nsigaye narabishyize mu biganza byose, ndumva yabasobanurira akababwira buri kimwe cyose. Isabella bahise bamubwira ati rero ngaho sobanura, yahise anamwicaza mu ntebe ye arabwira ati ubu ngubu buri kimwe cyose mukimubaze. Uno mu bosi ariko bisa nkaho ari umutego ari gushyiramo uno mukobwa kugira ngo bano bantu nibagira ikintu bamusangaho cyangwa se basanga hari ibitujuje ubuziranenge, harimo ikibazo, baba ari we batwara cyangwa se baba ari we bafunga. Murabizi abantu benshi bacunga imari ndetse n'imitungo mu makampani runaka bakunda gufungwa bazira ibintu nk'ibyo ngibyo by'amaherere cyangwa bavuga ko amafaranga yanyerejwe cyangwa yinjiye mu buryo batabashije kuyinjiza ngo agaragare muri bizinesi. Isabella yatangiye gusobanura, bakomeza kumubaza ibibazo byinshi gusa nawe arabasobanurira, arabwira ati rero mwebwe mugende murebe, gusa amakonti yose ndi kuyakontorora neza, gusa hano hari umugabo wamubwiye ati hari konte twabonye, iriya konte ntago irimo amafaranga agenzuwe ndetse ari no muri no kampani, bityo rero ugomba gufungwa kugira ngo usobanure ibyariye amafaranga n'iriya konte nshyashya yabugaragaye. Ako kanya nta kindi kintu cyabaye, umukobwa bahise bamutwara, bosi we aramubwira ati nimumutware mugende asobanure biriya bintu byose uko biri, kuko njyewe ubu ngubu muri iyi minsi ntago ibintu by'icungamari cyangwa se n'icungamutungo nari ndimo ndabimenya. Bongeye kutwereka Isabella yari yageze muri gereza, ibi byose arimo arazira yuko yanze kuba igikoresho cya bosi we. Yaraje baramufunga, gusa hari uwaje aza kumubaza ibibazo ku bijyanye n'imitungo runaka igaragara cyangwa se yabashije kugenda muri kampani n'imisoro n'ibindi bintu byinshi bagendaga bamubaza. Isabella bamushyizeho n'amapingu, arafunze. Undi aramubwira ati oya pe munyumve neza, izo konte murimo kuvuga njye ntabwo nzi igihe bazifungurije, n'ayo mafaranga njye sinjya nyabona, ahubwo ndabinginze ngo mumfashe, uriya ushobora kuba ari umutego wa bosi wanjye. Umugabo yarahagurutse aramubaza ati se umutego wa bosi wawe gute? Ntabwo mbyumva. Undi aramubwira ati rero haciyemo iminsi mikeya nibeshye nohereza bosi amafoto, ariko guhera icyo gihe yanshyize ku nkeke. Umugabo aramubwira ati oya tuzi unsobanurire neza. Undi aramubwira ati niko bimeze, ati oya
ibyo ngibyo utangiye kuvuga ni ukugira ngo ubone uko ufungurwa, urimo urabeshyera bosi wawe. Umukobwa Isabelle yaratekereje avuga ati mana we, ibi ni ibiki biri kumbaho koko, ntabwo ndi kubyumva. Bamuhaye telefone kugira ngo ahamagare, nta kindi cyabaye, yahise ahamagara bosi we. Bosi yari ari hano aho muri parikingi imodoka ziparikwa, arambwira ati bosi koko ziriya konti nazo nigeze nkora, nta nizo nigeze mfunguza, ari amafaranga yose ntabwo nzi ahantu yavuye, sinzi n'aho yagiye. Mu bigaragara bosi ushobora kuba ubizi ugira ngo ahubwo unshyire mu mutego bamfunge. Bosi akamubwira ati oya, ibyo ngibyo urimo kuvuga ntabwo mbizi, ndetse ibyo uri kubivugishwa nuko bagufunze, ahubwo wowe urasobanura uko wabigenje. Umukobwa aramubwira ati bosi nukomeza kunkorera ibi bintu ndabizi neza ko ari wowe ubiri inyuma, nanjye ndashyira hanze buri kimwe cyawe cyose, kandi nzi yuko uransanga muri gereza, nibiba ngombwa ndagusigamo, ibyawe byo nimbishyira hanze uraburora. Umubosi yaramukubye, amajije kumukupa umukobwa nta kindi yakoze, yarabyihoreye aratuza, aravuga ati uko mbibona kose cyangwa se uko biri kose ni bosi wabikoze. Barakwereka bosi yaraje ari mu gitondo, yaje kuri gereza, hari umuntu yatangiye kuganira nawe bari muri ofisi, arambwira ati rero ugerageze uriya mukobwa ndashaka ko aguma muri ino gereza, ntazigere afungurwa, atari ko reka mbanze muvugishe. Yarinjiye, akimara kwinjira arambwira ati uraramuka ugize ikintu na kimwe uvuga, uraramuka ugize na kimwe uvuga. Isabelle ati nanjye rega singira ubwoba, uri kunkanga, uri no kungambanira uko ushoboye kose. Undi akamubwira ati njye nkugambanira, warafunzwe uri kuzira ibyaha byawe. Undi akamubwira ati oya bosi, aho ngaho uri kwibeshya, uri kwibeshya pe. Bosi aramubwira ati rero nimba uzi ubwenge ufunge umunwa wawe, umere nkaho nta n'ikintu wigeze ubona ndetse nta n'icyo uzi. Ibibera muri iriya kampani bisigare muri kampani, hano muri iyi gereza uguma ari wowe Isabelle. Kandi ikindi cya kabiri, uramuka ufunguye umunwa wawe, ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe aho bari ndabazi, ndetse na wa mugabo wawe wirirwa unkangisha ngo mugiye gushakana vuba aha ngaha, bose nzabica, nta n'umwe uzongera kubona mu maso yawe. Umukobwa agira umujinya aramubwira ati bosi uzagira umuntu n'umwe ukoraho muri famiye yanjye uzaba ufitwe, kandi na biriya byose ndabizi ko ari njyewe ubikora, ni nanjye ugiye kugufungisha, ari amakonte ni njyewe wayafunguje, ariko ugomba kubizira kugira ngo urebe yuko utagomba kujya ukina nanjye. Njye ndakomeye hano, se ni iki? Abantu bari hano bose nabagura, kandi ugafungwa kugira ngo nkwereke yuko nta kintu kwiyemera kwawe bikumarira, n'ubwo busa warataga uzabugumana aho ngaho. Bosi yamwihenuyeho aragenda, umukobwa yasigaye muri gereza. Gusa ntabwo byarangiriye aho ngaho, iperereza ryarakomeje. Hari abaturutse muri polisi nkuru y'igihugu bari baje aha ngaha, bari kumwe n'umugenzacyaha. Yaraje arabwira ati muje se gukora iki? Kandi umunyabyaha ntimwamufashe? Umushinjacyaha arambwira ati rero buriya nta makuru ufite, njye hano hari ikimenyetso mfite ndagira ngo ucyumve neza. Undi arambwira ati oya buretse, mfite hano rega n'ibindi bipapuro byerekana ko uriya mukobwa hari amafaranga yagendaga asohora ndetse akaninjiza mu buryo butazwi na kampani. Undi arambwira ati oya ibyo noneho ntabwo ari byo njeho, banza wumve ino rekodi hano. Yatangiye kumwumvisha amajwi yose ari ku murongo uko yayavugiye cya gihe kuri gereza, arimo arabwira umukobwa yuko nafungura umunwa we azamwica ndetse akica na famiye ye yose. Ako kanya nta kindi cyabaye, bamubwiye ko aya majwi yonyine ari igihamya yuko ari we munyabyaha. Bahise bamufata baramujyana. Umugabo
yagiye avuga ati murandenganyije ariko njyewe bamutwaye gutyo. Polisi yaramutwaye kugira ngo ijye kubazwa ibyo yakoze byose. Mu bigaragara umukobwa Isabelle yararengana. Barakwereka baje hano baza kumureba baje kugira ngo bamubwire inkuru nziza. Wa mugenzacyaha yaramubwiye ati rero njyewe nubwo ndi umugenzacyaha ariko nakubera n'umwavoka buriya ushobora gutsinda. Yari arimo guseka cyane arambwira ati rero humura ugiye gusohoka muri gereza kuko ubu ngubu umunyabyaha wa nyawe yabonetse. Ati hano nari nahashyize akarikodi kugira ngo tuze kumva amajwi ndetse na kamera hariya yamufataga ibintu byose natwe twari turi gukontorora ahantu hose tubireba. Rero ubu ngubu rwose ibya